umwanya wa mbere we yarawubuze n'uwa kabiri dushaka ko ejo ubura kandi ntabwo bizarindira ko match irangira mita ya mbere izarangira umwanya wa kabiri nayo uvuyeho ibyo rwose byo tubibabwire bazaze turebe match tuzabakira neza abafana baze tubakire neza Katerina shuranga mitwa Yezaria rasa mu majyepfo rasa mu majyaruguru rasa iburengerazuba rasa iburasirazuba rasa ku ekwateri rangiza akazi nogonora ica miramuguri terura timba hasi. Nyuma yo gutsindirwa Muhanga na AS Muhanga igitego kimwe ku busa, benshi batekereza ko urugendo rwa Rayon Sport rwo guhatanira igikombe rwahise rurangirira aho ngaho, ariko umutoza Haringingo Francis yavuze amagambo akomeyeje kuvugisha benshi cyane, ndetse yavuze ko APR FC igifite umukino ukomeye cyane ishobora no gutsindwamo, bityo ibintu byose bikaba bigishoboka muri champion. Ese koko Rayon Sport iracyafite amahirwe yo gutakaza igikombe? Niki kihishe inyuma yo gutsindirwa i Muhanga? Kuki Haringingo yavuze ko igikombe kibura championa ari uko yarangiye? Muri iyi video rero tugiye kugaruka ku buryo Rayon Sport yatsinzwe hakiri kare, uburyo bwishi yapfushije ubusa, amagambo akomeye ya Haringingo, ndetse n'umukino APR ifite ushobora kuza guhindura ibintu byose. Icyo ngusabye gusa wowe ni cya kindi urakizi, ni ugukora subscribe ugakanda like kuri iyi nkuru, ubundi ngakwinjiza kuri aya magambo akomeye cyane y'umutoza Haringingo Francis. Yavuze ko APR FC yaba igiye gutsindwa itazarwara igikombe, ahubwo ko Rayon Sport nayo igifite amahirwe. Ubundi mu mupira w'amaguru w'u Rwanda hari ibihe biza ari nk'umuyaga bikavugisha igihugu cyose. Hari imikino ibisanzwe ku rupapuro, ariko yamara gukinwa igahindura amateka, igahindura ibyiyumvo by'abafana, ndetse ikanahindura icyizere cy'amakipe ahatanira ibikombe. Uko niko byagendekeye Rayon Sport nyuma yo gutsindirwa i Muhanga na AS Muhanga, mu mukino wasize abafana benshi bumiwe. Bamwe batakaza icyizere, abandi bavuga ko urugamba rugikomeje. Ni ku mugoroba wari utegerejwe cyane kuri stade y'akarere ka Muhanga, yari yuzuye amarangamutima n'igitutu cy'abafana gikomeye. Abafana ba Rayon Sport bari baje bizeye amanota 3 yagombaga gukomeza kubegereza APR FC ku rutonde rwa champion. Ariko kandi ibyo benshi batekerezaga ni uko umukino wari guhindura inzozi mbi hakiri kare cyane. Habura iminota mike rero ngo abafana bicare neza, ko bari bataramara no kwicara. AS Muhanga isibona kufura yabyaye igitego cyiza cya Kwizera Martin Fabrice. Stade yose yahise turi ku rusaku, abafana ba Rayon Sport basigaye barebana, abafana bamwe bafata mu mutwe, abandi barumirwa. Byari nk'inkuba ikubise mu mutima w'ikipe yari yitezweho byinshi cyane muri uyu mwaka. Iyo tsinzi rero ya AS Muhanga ni yari yamanota gusa 3 yonyine, ahubwo yari ubutumwa bukomeye bwo kubwira amakipe akomeye yo muri champion y'u Rwanda ko nta mukino woroshye ubaho. Ikipe yari mu rugamba rwo guhatanira champion, yahanganaga n'iri mu rugamba rwo kutamanuka. Rero iri mu rugamba rwo kutamanuka yakoze ibyo benshi batari biteze. Rayon Sport ni imwe mu makipe afite abafana benshi mu gihugu, ndetse n'iya mbere yisanze iri hasi y'igitutu gikomeye cyane. Ni nyuma y'umukino abantu benshi bari bategereje kumva icyo umutoza Haringingo Francis Christian Mbaya aza kubivugaho. Bamwe bakekaga ko aza kwemera ko urugendo rw'igikombe rurangiye, abandi batekerezaga ko aza kurakarira abakinnyi be, ariko ibyo yavuze byahise bitungura abantu benshi barumirwa. Twese turacyifashe ku munwa kugeza na n'ubu. Mu buryo bwuje icyizere rero kidasanzwe, Haringingo yavuze ko amagambo yahise acanwa ku mbuga nkoranyambaga. Yavuze ko igikombe kitari cyacika kuri APR FC, nayo igifite umukino ukomeye, ndetse ko ishobora kuyivuruga maze igatsindwa. Aya magambo rero yahise azana icyizere gikomeye ku bafana ba Rayon Sport, ariko kandi anasetsa abandi bavuga ko Rayon Sport isigaje itegereje impuhwe zandi makipe gusa. Ariko se koko Haringingo yaba afite impamvu yo kwizera, cyangwa yaba ari amagambo yo gukomeza imitima y'ikipe ndetse iri kugenda icika intege kugeza ubu? Mu by'ukuri abasesenguzi benshi bahise bagaruka ku buryo Rayon Sport iri gukina muri iyi minsi. Hari abavuga ko ikibazo gikomeye kiri ku kurangiza uburyo bw'ibitego. Undi mukino wongeye kugaragaza ko Rayon Sport ishobora kurema amahirwe menshi, ariko kuyabyaza umusaruro bikaba ikibazo gikomeye. N'uyu mukino w'i Muhanga, ariko kandi Muhanga ni nako byagenze, amahirwe yabonetse ariko igitego cyabuze.
hari ingingo ubwe yabyemeye, yavuze ko ikipe ye itinjiye mu mukino hakiri kare ndetse ko gutsindwa igitego cya kare byabaciye intege. Icyo AS Muhanga yahise ibona icyizere, umukino urakomera maze Rayon Sport itangira gukina iri ku gitutu kinini cyane cyo gushaka uburyo yakwishyura. Ariko kandi hagati muri ibyo byose hari ikintu kimwe gikomeje gutera ubwoba abafana ba Rayon Sport, nuko imikino ishira amahirwe yo gutwara igikombe agenda aba make. APR yikomeje kuyobora urutonde kandi buri mukino isigaje iba ari nk'umukino wa nyuma. Nubwo bimeze gutyo, abafana ba Rayon Sport ntabwo baracika intege, hari abakomeje kwizera ibitangaza ku mbuga nkoranyambaga. Noneho amagambo ya ingingo yakomeje gusangizwa na benshi cyane, bamwe bagira bati umupira urimo ibitangaza, abandi bati nidutsinda imikino yose isigaye byose birashoboka. Ariko kandi hari n'abarakaye cyane, bamwe bashinje abakinnyi ubunebwe, abandi bavuga ko ikipe idafite ubushake buhagije bwo guhatanira igikombe. Hari n'abatangiye gusaba impinduka zikomeye cyane mbere y'uko uyu mwaka w'imikino utangira. Ni mu gihe Rayon Sport iri mu mibare y'amahirwe, APR yo iri gukomeza urugendo rwayo ituje ariko ifite igitutu cyo kudatakaza. Hari umukino bafite uyu munsi bari bukine na Al Hilal utegerejwe n'amaso ya benshi. Ni umukino ushobora kuza guhindura byinshi ku rugamba rwa shampiyona. Ese APR iraza gutsinda ikomeze gushyira amahirwe ku gikombe, cyangwa iraza kugwa mu mutego nk'uwa Rayon Sport yaguyemo i Muhanga? Iki ni ikibazo gikomeje kuvugisha abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda hose. Ariko kandi ikintu kimwe cyagaragaye neza nuko shampiyona y'uyu mwaka yabaye y'amateka. Amakipe mato yagiye atungurana bikomeye, abafana banyura mu byishimo no mu marira. Buri munsi hakavuka inkuru nshya itunguranye, kandi hagati aho muri ibyo byose Rayon Sport iracyafite inzozi zo gukora ibitangaza bya nyuma. Inzozi zishobora kuza gusenyuka burundu cyangwa zigahinduka amateka atazibagirana. Urabibona ute wowe? Duhurire muri comment. Ariko ntugende udakanze like ukanda subscribe niba utarayikora. Yewe